ku kidendezi i Betesida hari umurwayi wari umaze imyaka myinshi yarateye agahinda kubamubonaga bose, ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe bamuvaho asigara wenyine aho kuko amazi yindurizaga atashoboraga kwijugunyamo. icyo nkundira Yesu we ageze kuko ari urukundo rutagerwa, ntiyamunyuraho ngo yikomereze, aramwegera. Yesu ni urukundo naho bose bakureka arahari mu bibazo byose niwe utwitaho, iyo avuze biraba ategetse birakomera, niyo mpamvu ntazamurekura. Yesu ni byose, Yesu ni urukundo naho bose bakureka arahari mu bibazo byose niwe utwitaho, iyo avuze biraba ategetse birakomera, niyo mpamvu ntazamurekura. Yesu ni byose. Yesu amubonye amenya yuko ahamaze igihe kirekire, amubaza niba ashaka gukira. Umurwayi asubizanya agahinda ati data sinakwijugunyamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe. Bazagurutse birakunda, aragenda ashima Imana imukijije. Yesu arakomeye tumwisunge, ni byose. Yesu ni urukundo naho bose bakureka arahari mu bibazo byose niwe utwitaho, iyo avuze biraba ategetse birakomera, niyo mpamvu ntazamurekura. Yesu ni byose, Yesu ni urukundo naho bose bakureka arahari mu bibazo byose niwe utwitaho, iyo avuze biraba ategetse birakomera, niyo mpamvu ntazamurekura. Yesu ni byose. abihanganira
nibagerageza bazishima cyane batsinze ikibi bazicarana na Yesu abanagura amarira barize bazatembera Yerusalemu nshya no kongera kurira byose bizaba bishize Yesu n'urukundo